gusa nabonaga nyine bisa bidasanzwe nyine bisa nk'ibintu nabanje kwanga kurijyaho nyine mbona tutari bugereye. Ibyo umuhungu yakora n'umukobwa yabikora cyane, yabikora bwenge n'umuhungu yatsindwa. Akazi ni fresh naribi n'ubuki muri make. Ndo umudamu nje mfite umugabo kugira ngo nze mu muhanda umugabo wanjye yarafunzwe. Yarafunze. Biba ngombwa ko nshaka igare njya mu muhanda vuga no kugira ngo njye mu buraya cyangwa se njye no mu kandi kazi kavunanye kandi nabo kabonye igare nkarikoresha mu muhanda ngo amafaranga yo kurya. Igare narimenye 2005. Mfite imyaka 10. So biterwa nuko umuhanda umeze sase n'imbaraga nabyukanye. Iyo nabyukanye keme 5000 ndabicyura ku munsi. Zirimo n'umugongo wenda no mu ngingo z'umubiri ako burya zose uzigira yare bitewe n'uburyo wapanze akazi. Ya ubuseri ya Queen butinjiza amafaranga ntacyo babumaze. Kumva ko bazatungwa n'amafaranga bahawe n'abahungu ntago njya mbiha agaciro cyane. It's not a game, it's a rich thing. Amakuru yawe ni meza. Uvuye he? Mvuye hirya hariya. Ahitwa gute? Ahitwa ku Kinyoni. Ku Kinyoni. Nabonye umukobwa yari yagutwaye ku igare ariko mwaje mumeze neza. Arabizi se? Arabizi, nabonaga nabirenze nta kibazo. Atwara neza. Atwara neza. Gusa nabonaga nyine bisa bidasanzwe nyine. Bisa nk'ibintu nabanje kwanga kurijyaho nyine mbona tutari bugereye. Kubera iki se wari watangiye gushidikanya? Nabonaga ari ubwa mbere mbonye umukobwa ku igare anyonga. So n'ubwa mbere wabonye umunyonzi w'umukobwa? Yego. Abameze gute kubera ko yanagutwaye wabibonye bimeze gute? Abagenda neza nta kintu yikanga mbese wajyanga barabyigiye. Yego. Ibyo umuhungu yakora n'umukobwa yabikora? Cyane, yabikora bwenge n'umuhungu yatsindwa. Kuko njye namutinya. Ahantu muvuye kugera n'uba bamwishyuye nkangahe? Namwishyuye 200. 200? Ariko kuko n'ubundi yari afite gahunda yo gutaha n'ubundi yavuze ngo reka ngutambikane kuko yari 500 kuhagera. Yego. Okay, murakoze cyane. Yes, barimo kugukurikirana Big Town TV, mwonje mwiriwe amakuru yanyu, ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana Big Town TV 5 hano tura ahantu hitwa ku Ruyenzi, ni hafi cyane y'umujyi wa Kigali. Wamaze kwambuka Nyabugogo, Nyabarongo gatoya uba wageze ku Ruyenzi. Twasanze umukobwa ukiri mutoya ariko uyu mukobwa afite akazi k'ubunyonzi. Nakazi abantu basanzwe bavuga ngo k'ubunyonzi. Umuntu twari igare ngo ni umunyonzi. So aka kazi tumenyere ko gakorwa n'abantu bafite imbaraga, ngo n'abahungu n'abagabo bibiga urumva, ariko umwana w'umukobwa kubona atwara igare ni ibintu bitangaje cyane hano mu Rwanda. Reka tumwegere nawe adusobanurire byinshi akazi k'ubunyonzi agakora gute n'ibindi byinshi bitandukanye. Tukaba turi kumwe nawe hano. Sister, amakuru? Ari fresh wanjye. Umeze neza se? Ndakubura. Akazi kameze gute? Akazi ni fresh naribi n'ubuki muri make. Fresh sana. Wagatangiye sangapi? Saa 12 za mu gitondo. Kugeza aya masaha ubu ni saa
saa 7 saa 5 mba mvuye mu muhanda ngiye muri pause. kubera muri pause pause ifata mu masanga saa 5 ya saa 9 kugeza saa 9 garukamo saa 10. saa 10 yareka ubanze basi utwibwire witwa nde utuye hehe? Mutizere Claudine abantuye hano Kamuhanda muri Ruyenzi. Ari gutambuka amazi gato ahita ugera ku irembo. Okay, ufite imyaka ingahe? 26. Urakoze cyane. Mu myaka ya 26 mu kazi k'ubunyonzi wagatangiye ryari? 2020 kwezi kwa 12 nibwo natangiye akazi. 2012 2020 mu kwezi kwa 12. Okay, nubwo watangiye aka kazi niki cyatumye utangira akazi k'ubunyonzi? So ngende umudamu mfite umugabo. Okay. Umugabo yaje kugira arafungwa. Uvuga nawe yango nge kwandavura nge mu buraya. Iriya modoka irimo gusakuza cyane nago nabyumvishe reka ibanze igende ngo uri umudamu? Ndo umudamu nge mfite umugabo. Kugira ngo nze mu muhanda umugabo wanjye arafunzwe. Arafunze. Biba ngombwa ko nshaka igare njya mu muhanda uvuga nawe yango nge mu buraya. Cyangwa se nge no mu kandi kazi kavunanye. Kandi nabo kabonye igare nkarikoresha mu muhanda ngo amafaranga yo kurya. Abari wo mwanzuro mfata umwanzuro wo kujya mu muhanda kunyonga kuko numvaga niyameniya nta kibazo abagenzi nabatwara. Se ufite abana bangahe? Ntabwo ndabona umwana. So akazi k'ubunyonzi bajya bavuga ngo nakazi k'abagabo bafite imbaraga, wowe ni gute watangiye aka kazi? Akenshi aka kazi ni ak'abagabo ariko igitsina gore icyo ari cyo cyose yaba waba uri umukobwa umumama fa kuba mu mutwe wumva ko ikintu ugiye gukora ugishoboye uragikora tutitayeho ngo aka kazi ni ak'umugabo. So cyane nuko baravamo icyo kurya ukarya utandavuye utagiye gukubitwa imigeri ya nijoro. So igari warikuye he waribonye gute? Igare ni umugiraneza warimaye. Yaguhaye kugira ngo ube umunyonzi cyangwa yari guhaye tungo nka kado? Yarimaye kugira ngo mbe umunyonzi wemewe n'amategeko. So umaze igihe kingana gute unyonga igare cyangwa kwiga igare warize ryari? Igare narimenye 2005. 2005 mfite imyaka 10. Kwiga igare nararyize ndavuga ni ko ahantu nabaga akenshi bakoresha amagare n'inasho ku murindi wa nasho muri Kirehe. Ndavuga ni ko abana b'inaha bazi gukoresha amagare nanjye reka niyige nk'umwana uri kuhabyirukira menye gutwara igare wenda nanjye haraho rizangeza. So reka tugaruke muri aka kazi k'ubunyonzi ukigatangira na abantu bagusekaga bakavuga ngo ese uriye mukobwa bimeze gute yasaze bakakureba ukundi bakavuga ngo umukobwa ni gute yatwara igare? Ya umuntu wa mbere wansetse ndumva ari abagore abadamu bagenzi banjye kwa wumva ko aka kazi nge ntagashobora umva ko ngiye kugakora ari ibintu by'ubushega mfite muri ngewe ako kwa nari nzi icyo nshaka narebye ikiri imbere ndavuga ni kangiye gukora icyo nshaka na amafaranga yo kurya. Aka kazi barambwiye ngo karavunana bijya hatari ngo urangiza akazi umugongo wose na babikazi kuri wowe bimeze gute? Kuri ngewe nta kibazo kuko iyo ntashye nimugoroba nkora imirimo inshingano zanjye nk'umugore namara kuzikora nkajya mu nzu kwa kundi uvuye ku meza upanga gahunda ya mu gitondo ngomba gupanga ngo mu gitondo ndajya mu kazi saa 3 saa 4 cyangwa saa 5 isaha ya kure ni saa 5 mvemo nze nkora inshingano zanjye nk'umugore nimbisoza ndyame nduhuke ngaruke namaze kuruhuka. Muri make buri munsi ugatangira saa 12? Saa 12. Saa 12 se hari abagenzi utwara cyangwa ni imizigo? Ni abagenzi gusa. N'umuzigo nawe utwara ariko akenshi mba nibereye mu bagenzi Nyabugogo. So route zawe ni kuva hano kujya Nyabugogo hano? Agafaranga kaboneka gute muri aka kazi k'ubunyonzi? So biterwa nuko umuhanda umeze cyase n'imbaraga nabyukanye iyo nabyukanye kime 5,000 ndabicyura ku munsi.
tuvuge umuntu agiye kuva hano ku Ruyenzi ukamumanukana hariya Nyabugogo yakwishyura ngahe? amakeya ni 500. 500. Kuva hano kwa muhanda ugera Nyabugogo. Menshi ni nka 600 arindwa aho ngaho bitewe n'uwo ari we. Wa muntu ba utajya mu bintu byo guciririkanya ibiciro 700 cyangwa 600 arayaguha mu kagenda. Arayaguha. Abakiriya baraboneka cyane. Bisi se hano nagwa ari nyinshi za zindi zitwara abantu gutya kugira ngo akazi kanyu gakorwe neza? Ya bisi zirahari ariko kubera ikibazo cya corona kirimo cyo gutwara abantu bakeya ntabwo bose bagenda muri bisi. Ndashaka kumenya imbogamizi muri aka kazi k'ubunyonzi nk'umwana w'umukobwa nizihe? Imbogamizi ya mbere ntabwo bikaze ariko imbogamizi nagiramo ni yanuze zo mu muhanda, risike yo mu muhanda gusa. Ntabwo se muzashaka amamasike nk'abamotari baba bambaye amamasike kugira ngo nugira na accident kugira ngo ubashe gukiza umutwe wawe? Ya masike nayibonetse umuntu yayambara ariko amakasike ibonetse umuntu yayambara ariko mu gihe itaraboneka uravumera ukavuga uti kangendere ku murongo nk'uw'abandi bariho. Ntabwo wagenda ngo uzane sitire mu kazi udasanganya abandi. Imvune z'aka kazi? Imvune zirimo ni umugongo wenda no mu ngingo z'umubiri ariko burya zose uzigira bitewe n'uburyo wapanze akazi. Wapanze akazi kakubaho ngo ndajya mu muhanda paka nimugoroba n'ahandi uhura n'imvune, ariko iyo akazi kawe gapanze neza nta kuvuga ngo ndakorera rimwe uri buvuge ngo ndataha njye kuruhuka, nta mvune ukuramo. Usibye kuva hano Nyabugogo ufashe umuhanda wa kaburimbo, hari indi mihanda yo mu makaritiye ukoresha cyangwa ni kuri kaburimbo gusa? Ya ni kaburimbo gusa. Kuko hano hafi nta hantu wagenda n'igare, ahandi ni aha moto. Twebwe rero nkanjye igare sinzi wenda abandi bakora mu muhanda w'igitaka n'ab'imizigo, nkanjye rero utwara abagenzi ni kaburimbo gusa. Abahungu se ntabwo bajya bagutwara abakiriya cyangwa umukiriya azavuge ngo awe ni umukobwa ntabwo ashaka kunzamukana kano gapando? Urabona kuva hariya kuri Nyabarongo kugera hano haruguru hari agapando gakomeye cyane. Abagabo ntabwo bajya bagutwara abakiriya? No. Cyangwa abakiriya bagira ikibazo? Ni batwara. Cyangwa niwe ubona benshi? Bitewe na agenda ziriho ubu ngubu umugenzi araza agatega uwo ashaka. Ashaka kuza avuga ati no musista niwe untwara cyangwa se no muhungu terwa n'icyo ashaka. Ariko benshi ndakeka ko bajya bavuga ngo reka ntwarwe n'umusista ndebe. Kwa ko twebwe yaba igare, moto cyangwa se imodoka itwawe n'igitsina gore igenda gake neza yitonze. Akenshi yo banega kuko ndi umugore kandi ntwara gakeya nitonze, nta bintu byo guhubagurika. Murakoze cyane, akazi keza. Akazi ni akazi uko ariko kose biba ari fresh kabisa. So bari abakobwa bicaye hariya mu rugo birirwa baryamye bari kureba televiziyo bapostinga ngo naba slay queen badafite akazi, urababwira iki? Ya ubuseriya queen butinjiza amafaranga ntacyo baba bumaze. Kumva ko bazatungwa n'amafaranga bahawe n'abahungu ntabwo njya mbiha agaciro cyane. Ikiza ifaranguriye neza ukicara ukavuga uti uyu munsi nariye amafaranga avunikiye. Icyo nabashishikariza ushoboye wese yaba ari muri Kigali mu nkengero za Nyamata aho ngaho Bugesera bavuga ko ariho abakobwa benshi baturuka, uwumva ashoboye wese yaza mu muhanda afite igare cyangwa se agasaba ubufasha. Ndumva mu bantu batuye iyi si bose ntabwo habura n'umwe muho ubufasha bwo kubona ikinyabiziga. So ku munsi ubonye igitano cyawe biba ari neza? Mbona igitano cyanjye byagenda nabi nta courage mfite 4,000 niyo mba nyoye. Ayo ni menshi. Uziko na moto zicyura 5 ku munsi kwa boss? None we wikoreye akazi kawe ukibonera igitano cyawe si neza se? 5 byanjye ntawe mverisa. Yenda nka karanga imvange mu rugo nkirira biba bihagije. Asante sana. Kuba urimo kurikirana Big Town TV turi kumwe n'umushyitsi wacu. Harya wambwiye ngo witwa? Claudine. Tukaba turi kumwe nawe hano, ni umunyonzi w'umusista w'umumama ngo yavuze ko ari umugore.
mugabo nago arafunze umugore no yarataye okay pole sana mama nawe itavuga ngo kubera iki sinanjye nakwishakira akazi ko bunyonzi asigaye inyongera igari ryano agatana amafaranga yatashwanye n'undi muntu wari we wese akazi kakagenda neza akibonera byo kurya no kwishyura inzu n'ibindi byose bitandukanye ubuzima bukagenda fresh wowe mukobwa yababwiye abaslay queen kazi mukora ko kwirirwa mwicaye hariya katabimo kwinjiza amafaranga nta n'impamvu mukore amaboko mu mufuka mukore akazi ni kenshi cyane hano hanze so ishakira akazi wikorere nibyo byiza sister urakoze cyane yes agobere Nembax and this is Big Town TV ku makuru menshi atandukanye icyo ugomba gukora no gukanda subscribe maze ugakurikirana every day